mu nkuru zijyanye n'ibyo twakwita ko ari umutekano aho hakomeje kugenda hagaragara urugomo hirya no hino cyane cyane by'umwihariko mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo kagari ka Gasharu niyo nkuru tugiye guheraho ku banga bw'ibyuma Ben nayidushyirireho turagaruka nyuma y'iyo nkuru. Wigeze wumva insigamugani igira iti yigize Kabushungwe? Yigize Kabushungwe ni umugani baciye babonye umuntu wigize indakoreka bakamugoragoza ariko akanga kabikinani, nibwo bagira bati ni mumureke nakuriya yigize Kabushungwe. Arindi insigamugani nayo ijya gusa niyi igaruka ku nkuru ya Kajwiga yamutaye ku wa Kajwiga. Inkuru ya Kajwiga ni umwe mu migani n'amateka byamamaye mu Rwanda ikomoka ku musore wari igihangange mu gukirana n'urugomo, ariko amaherezo we ubwe akubitirwa mu cyuzi ndetse anigirwa mu nzara n'abo yashakaga guhohotera. Hari indi nkuru nayo ijya gusa n'izi mvuze haruguru. Hitimana Jean Claude, imari zitse, zahabu yo mu byondo, umugwiza atunga, umujejeta faranga, umukire rwose uyu ngo aragukubita ubundi akabikurikizaho amagambo y'ubwishongozi akubwira ko azakwishyura maze akakunigagura. Ikewe yiyita zahabu iziritse ngo umuntu ngo wo mukire ngo twebwe turabatindi ngo wakubita yakubita ngo yamwishyura ngo ntawe umurusha umutungo. Yitwaza ibyo bintu akubita abantu benshi wa mbere n'uyu mumama yahereyeho amukubitira haniwe. Ubwa kabiri bamujyanye burigade agezeyo yitabye ribu atubona umuntu aratashye niba yaratotse ntawe ubizi. Ubwo mwene wabo muramuwe baramufunga imageragere imyaka 2 yo yarayikoze. Ejo mundi avuye amimari kwingo cyafata uwitwa Kizito w'umumotari aramuvuna akaguru ajya mu bitaro aborera iyo ngiyo birangije ngo ubuyobozi ngo bwarabahuje ngo burabunga mukunga uwo muntu. Ntabwo uwo muntu bamuhaye amafaranga nivuze yifatizo yatunga n'umuryango we mu gihe yakora akazi k'umumotari ubu ngubu akaba ari ikimuga. Abatuye mu mudugudu wa Karukoro mu kagari ka Gasharu umurenge wa Nyamirambo rwose ngo bamaze kwijuta iminigo y'iki gihazi. Patrick ni umunikiyebi afite amafaranga arenza yoni zabizitse izitse ngo itangwa unizabizitse tabana afite amafaranga menshi ayazana yagira kubera iki sashize igihe kingana kuriya atarafatwa ngo ajya ngo bamujyane biterwa n'abayobozi batuyobora angahe batugwa n'abayobozi batuyobora abayobozi nibo babitera abaragekera. Yego yakubitanye na muramu we tujya kuri ribu tugeze kuri ribu muramu we baramufata baramufunga waratoroka. Muramu we yafunze imyaka 2 bamwite yaramunze bamwise ku gikuta bamena umutwe bazana n'icyuma ngo bagiye kunsogota. Abantu mama byuka araye pa n'umukobwa baza baranyiza bandyamisha bajya kunsogota icyuma barakibambura nja kuri ribu Patrick aratoroka muramu we baramufunga imyaka 2. Bari kumwe Patrick atorokera kuri ribu badokobetanya n'uyu hanyuma se kuki Patrick buri gihe ahora ari adakorwaho mu muziki ko impamvu yabari we akora mu mujyi ngakora mu bintu by'imodoka ngakabona amafaranga none yazana amafaranga avuga ngo numbwo nizabiziritse mu myanda ngo noneho ngo abantu kabaha amafaranga arangije ubwo ngubwo yavuze ngo yabaye amafaranga birangira ngo abaye amafaranga icyabara kizinzika no gukuta Tito bavuze ngo yabaye amafaranga impamvu byatinze ngarabaha amafaranga ngo icyaba kizinzike ariko anakora umuboss akorera yaravuze ngo umuboss akorera yamututse aramubwira ngo ndizabiziritse mu mwanda atika boss we ahita mwirukana bwa nje nago nakoresha zabiziritse mu myanda uri zahabu nje nago nakoresha zahabu nari zahabu baramwirukana amazimiti adakora nayo mafaranga baba yarabizinzitse arayabura akakanya yarayabuze none niyo mpamvu bamubonye ko yabuze ayo mafaranga ariko uyu mugabo arabisakuza ngo nagaza urayica banavuga ngo nizabiziritse mu myanda gafite amafaranga ngazatanga amafaranga ngo ariko nta muntu uzamukoraho. Uko bigiye gutangira hari umusaza basangiraga bita na Keti arangije Tito yunguye amugurira icyuma akimaze kukimugurira urera Patrick araza arakimwambura kuri butike akijugunya mu myumbati amaze kukijugunya mu myumbati ndangije namaze se Patrick inzoga ibihumbi 2 uyijugunya kubera iki nyibivuga iryo jambo ese nsingira tuba turafatanye muri iryo joro urumva turarwana rankubita ansunika hasi nikubita hasi none abafanimwe twaturumwe uwo bita Eric aramfata aranjyana mu rugo arambwa ati taha
ndangije ndataha. Hanyuma muri ayo masaha nibwo nahise numva ngo uyu nguyu bamukubise Tito ngo bamennye n'umutwe. Bari bazi ko ari njye bamennye umutwe ubundi, ariko basanga ni Tito ngo bamennye umutwe. Ese Patrick ni mu inzego zibanze mutekano. Patrick yigize ikihebe, ubushije yarankubise akaboko arakavuna. Ubu ni ubwa kabiri ngewe ankubise, ni ubwa kabiri yakubise akaboko kanyara kavuna. Ndangije araza arancecereka arangije aravuga ati dusabane imbabazi birangire. Ndavuga nti nta kibazo kubera ko uri umuturanyi, ngo afite amazu hariya ngo yubatse ngo ni umubosi. Urumva ngo nizabe zitse mu mwanda, ngo ikintu cyose yakiduha. Byarakomeye kugeza aho akubita abantu umudugudu wose, kabishywe n'ubwo abatuye bataka ko nta mazi baherutse. Wenda ibyo n'indi nkuru tuzagarukaho. Gusa n'ababonye utwo kubobeza umuhogo, uyu Claude abaturage bita Patrick ntajya atuma utwo tuzi tumanuka. Patrick arongera afata uyu nguyu twari ku kiriyo amuvuna akaboko. Ibyo bintu biraza nabyo ngo nibiyunge ngo nibasabane imbabazi. Ibyo nabyo bigenda gutyo. Nta mpungenge mufite se kuki Patrick yakongera agafungurwa yakongera akamera nabi? Patrick ni umuntu ukubita uwabonye wese, akubita uwo ari we wese nimba yicaye. Gutera abasirikare babarenzeho. Mbona umugabo gusirisimba, uyu mugabo aranyangeza. Narinjiye mu nzu naka indi inzoga ya rikeri 1400. Mbona umugabo gusirisimba yivuga ngo ni umugabo ngo urenze ngo abademobe ngo n'abasirikare barenze. Ni umugabo bunyageza. Sinzi ko nagize gutya ndanyonyomba gake imuca muri humye, ndasohoka ko yaramaje kunyamba telefone yanjye ya teri ayo zara mukoki. Na ya nzoga ya kibingo titaranguriye nabyo arabijugunya. Ninja mu nzu nakindi mbona umugari gusirisimba avuga ngo imbwa z'abademobe ngo twe turabasirika babarenze. Nyina kebuka nareba inyuma uyu mugari bonyangiza. Ntabwo niteye kuri ya nzoga naringuze. Yaragukurikira aragukubita aho bagiye. Yoya nawe ngewe ubwo naranyonyombye munyura mu rubavu. Mpita ngenda. Mu gitondo nibwo numvishe ngo yamennye Tito umutwe. Abaturage bakomeza bavuga ko n'inzego z'ubuyobozi ubwazo bibuze iki kibazo. Gusa igihe cyose bagerageje gusaba ubutabera, uyu Claude abaturage bita Patrick ngo yajyanwaga mu gitondo nimugoroba akagaruka, ndetse bagahamya ko n'inzego zibanze zibifitemo uruhare. Abaranapfuye nuko banamukubise, urumva bagahishira icyaha ntitubimenye. Uwo muntu yarakubiswe baragenda bika mu buriri ntitwabimenye. Bande se babitse mu buriri? Nuko we baramucyuye babika mu buriri. None twebwe twabimenye ikigoroba. Dutanga amakuru tubwira umutekano tututse ko ari umuntu wakubiswe. Kutuba tubimenya batubiye ko hari amaraso yamenekeye hariya, tukabaza umuntu wamena amaraso yamenekeye hariya ntiyahiye, tutazi ibyo ari byo. Mama turategereza turashakira uwari we, turashakira uwari we. Umuntu yari yagiwe twamenye ibyo ari byo. Uwo muntu tuza kumumenya ikigoroba, duhamagara umutekano. Tambatse ko tumenye ko ari umuntu yamaraso, tumenye umuntu wakubitiwe hariya, tumenye umuntu wakubitiwe hariya. None waje ukajya gutamwa ngo ndaryamye ko mutekano yabuze. Niyo mpamvu inzego zibanze zibirimo. Vuba aha aherutse gukubita umugabo witwa Tito, aramukomeretsa cyane mu mutwe kugeza ubwo yabuze ubwenge. Kwibuka bibingora abahizi, yongeye kwibuka ibyabaye nyuma y'igihe, ari uko abonye umuntu wari uhari akubitwa akamufasha kwibuka ibyabaye. Nkaho ibi bidahagije agerekaho no kumuvuna umugongo nk'uko abiduhamiriza. Kugeza ubu akaba ari mu bitaro, ntabasha kwicara cyangwa kuryama mu buryo bumworoheye. Jewe nta kintu yampoye kuko ubugiye no muri systeme ya leta nta kosa na rimwe wambona. Ubwo rero yaramoteye n'urugomo yankoreye, icyaha namukoreye nta n'igitutsi namufite nta na kimwe. We yanyiyenjejeho ngo nimugurire inzoga, mubwira ko nta mafaranga afite. Atangira kuntuka ngo ndimbwa, ntugane kuba ndimbwa ntacyo bintwaye, kuko imbaraga zanjye zikoresha nkorera igihugu cyangwa se nkorera n'urugo rwanjye. Ntabwo imbaraga zanjye ari zo kurwana ubundi njyewe. Hagati aho rero yari agiye gukubita undi muntu mbashije kukurira ako gacupa, ubwo ndabakiza muntu mumuvana imbere ngo atamuhohotera. Ngarutse mvuye kumuherekeza ngo atamuhohotera,
ahise anzunguza ankubita hasi yumva nimba icyo yantoboresheje mu mutwe sinkizi, niba ari umutwe waguye ku ibuye sinzi uko byagenze, gusa yamvunnye n'umugongo, kwicara birangora, kuryama birangora, umutwe ntabwo numva ubwanjye buri kugera bugasa nk'aho butaraye, ntabwo ubuzima buri ku murongo neza. Rero hagati aho narahohotewe, nta muntu n'umwe ngira icyo mpfa nawe. Mbona namaze igihe ntari meze nk'aho ndi muri koma, no mu rugo bari batarasobanukirwa ibyambayeho. Ubwo aho ngaruriye ubwenge, umuntu aho byabereye yaje nzaniye telefone, niwe wabashije gusubiramo uko byagenze, ahuza n'ibyo nibukaga n'ubundi, bitamurikiraho ndabikurikirana mbyereka ubuyobozi. Uyu mwanya biri mu biganza by'abayobozi. Ntabwo ari uyu yakubise gusa, yahabije umudugudu wose kugera ubwo asanga abantu bicaye baganira bagakangarana ntihagire uwongera kuvuga. Tuganira n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Uwerarisi Gahonzire, yatubwiye ko iki kibazo bakizi, ndetse uyu Claude abaturage bita Patrick yamaze gufatwa akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Rwezamenyo. Kesi turayizi, habanje kubaho kutagaragaza ikibazo twabimenya, nyuma rero tumenye ikibazo ko hari umuturage witwa Twagiramungu Christo wakomerekejwe n'undi mugabo witwa Hitimana Jean Claude, bakomeretsa ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi mu masaha y'ijoro. Aho tubimenye rero twakurikiranye iki kibazo, dufata uwitwa Hitimana Jean Claude ari nawe wagize uruhare mu gukubita uyu wakomerekejwe. Icyabayeho cya mbere ni uko wakomeretse yajyanywe kwa muganga kugira ngo abanze avurwe, kugira ngo abone uko aza gutanga ikirego ariko yabanje kuvurwa. Tukaba rero twafashe uwamukubise, akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Rwezamenyo. Ibindi rero bikurikiraho ni ugukorerwa dosiye kugira ngo akize urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Bituruka ku mpamvu nyinshi, hari igihe usanga haba harimo n'ubusinzi cyangwa n'ibindi kindi kibazo, ari naho turi bukore iperereza kugira ngo tumenye ikibazo afite. Ariko rero tukongera tukananenga umuntu ushobora abaturage babona umuntu ahohotera undi bakicecekera ntibanabivuge. Tunashishikariza abaturage kujya bagaragaza ibibazo nk'ibi ngibi, aho kugira ngo babiceceke babyihererane, umuntu akubitwe abantu babibone bicecekere nibo kubivuga. Ntabwo ari byo rero. Abantu turashishikariza abaturage kujya bagaragaza ikibazo kugira ngo gikurikiranwe. Turihaniza n'abaturage bafite urugomo rwo guhohotera bagenzi babo, ntabwo ari byo. Gukubita umuntu ni icyaha gihanwa n'amategeko. Iyo ubyishoyemo rero ujye umenya ko ugomba gukurikiranwa n'amategeko. Abaturage bagomba kubana neza mu mahoro, ugize ikibazo akakigaragaza, ariko ntihabeho kujya kwihanira cyangwa se ngo ukore ibikorwa bishobora kuvutsa umuntu ubuzima cyangwa se kumukomeretsa. Akomeza asaba abaturage kubana neza mu mahoro, ndetse ugize ikibazo akakigaragaza, ariko ntihabeho kwihanira cyangwa ibikorwa byavutsa abantu ubuzima. Nitwa Ntagaramigambi, iyi ni Damuke Radio TV. Ngayo nguko rero Jean Pierre, iyi nkuru ni wowe na Migambi mwagiye kuyikora. Uyu muntu witwa Patrick akongera kwitwa ni Claude. Nazahabiziritse naryo mu ryo. Ngo nazahabiziritse harya mu mwanda. Yarananiranye ku buryo akubita umuntu umwe, agakubita uwa kabiri, agakubita uwa gatatu. Ahatuye aho ngaho, yibereye aho ngaho. Narabajije buri hari inzego zitinywa byanze bikunze bitewe n'ibintu umuntu we yaraciye muri akazi yakoze. Akanagera nubwo atuka, numvise hari aho yageze ngo ni iki sinzi uburyo yabivuze, ngo atuka. Hari umugabo nabonye wari wambaye ingofero avuga ati nanjye namunyuze mu rubavu, ngo ashaka kumurangiza neza, ambwira ngo sinzi uko yavuze imbwa z'abademo nk'ibyo ngibyo. Urumva uyu nguyu, urumva ikibazo cy'uyu Patrick, abaturage bamwita Patrick, ariko
mvugana n'inzego z'umutekano bavuze ko wo bafashe yitwa Demobe nako yitwa Claude Hitimana Claude yitwa Claude rero yitiranwa n'umunyamakuru Claude rero mu gusanisha twasanze ahubwo abaturage bamwita Patrick shoko rigezwiho ariko ubundi amazina yitwa Claude bitewe n'amanyanga menshi nkayagira ikibazo cya Claude rero ari abaturage bita Patrick kirahari kiranazwi ahubwo hari abamwe bayobozi b'inzego z'ibanze bamukingiraga ikibaba kuko hari ahantu umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali tunamusuze ni CIP Werarise Gahonzire yavuze ati bigaragara yuko abaturage hari ukuntu kuba umuntu yakubitwa barebera ariko nuko nta nzego zishobora kwitana ba mwana mu yandi magambo abayobozi ba hariya b'inzego z'ibanze ye narabikubwiye iminsi yashize abayobozi b'inzego z'ibanze kuva mu kagari kugeza ku murenge abenshi bibera kuri kaburimbo aka ni agace ku muntu udashiritse ubute atapfa kugenda ngo yinjire muri Nyamirambo abantu bita mu Gashabu ni ahantu utagira ngo yinjire ngo ku buryo bworoshye ahubwo ikibazo gihari ni iki ngiki ako gace atuyemo cyane cyane abayobozi b'inzego zo kugera ku kagari iki kibazo bari bakizi ahubwo ikibazo yubita Patrick ni umunyabwenge cyane agira urugoma ariko agira n'uburyo rwitwaramo cyangwa yababitsemo ubwo agira uburyo ryitwara mu rugomo rwagira azi ko afite narikoze uburyo byitwaramo icyambere yicara abitsa amafaranga ku mufuka ku buryo umuntu yakumugaza akaguha amafaranga ayo mafaranga ababitse ku mufuka sibwo abika amafaranga ku mufuka mbere yuko ajya kureba kubisaranza akareba ubuyobozi inzego zibanze bivuze ngo hari abarya ruswa rero ntago mbivuze ariko nabyo wabikeka ajya kureba ubuyobozi nabyo wabikeka gute niba Patrick bita Patrick ariwe Claude ku mazina ye bwite amaze gukubita abantu bagira ngo muri 5 abaturage sinzo tuzaturuze kumuzana umuturage wavuze abashyira ku murongo kandi hari abatwari turi kumwe abamaze gukubita hari atwari turi kumwe na batatu barabazwa ari batatu yabakubise ahubwo hari batatu bashaka barenga hari twa tumwe na batatu hakaba hari motera kubisengo yamugaje n'umukiri mu rugo hakaba n'uwo Tito uri mu bitaro bya Nyarugenge hakaba hari n'abandi n'undi ngumuma ngo bita ngoma uyu gitifu bitanga ufite Yezu Jean Damascene w'umujyi wa Nyamirambo ubwo ashyizweho mbere hari umugore mu misatsi suzi ko babahinduye harimo n'abo bajyanye ku rwego rw'akarere n'umujyi wa Kigali uyu gitifu ubu yavuga yuko ayoboye inzego yenda kujya ku karere kambyihorere kuva ku rwego rw'umudugudu kuva ku rwego rw'umudugudu mu murenge wa Nyamirambo kujya ku murenge nta kazi bari mujyanye n'umutekano n'ukwirirwa bazenguruka muri yambaduka gusa muri za miduha ukagenda ukikoza kuri eripe bakongera bagaruka bakazenguruka ntago binjira mu makaritsiye imodoka y'irondo n'isuku ubundi bagasezeranya gusa nta kindi yirirwa yinywera karubira bishyuza amafaranga y'umutekano ko bahigereye barayabishyuza babiri cyo kuyishyuza ahubwo dore ikibazo ye ntakibabwiye ikibazo Patrick nubwo bita Patrick afite ubwenge bwo ku rwego rwo hejuru amara kukugira nabi agasanga inzego z'ibanze wegera nawe akagusanga nyuma dore rero kuko yigeze no gukatirwa waracika amaze gucika yari kumwe na muramu we bashinjwa ko bakubisana ari babiri waracika aragenda muramu w'igihano aragenda agikora kirangiza Patrick agaruka nyuma agaruka muri quartier aragenda akagaruka bati mu bashyize amajwi nawe urimo agahita honda Jean Pierre ko numvishe mu nkuru bavuga ko babunga nyine urumva ubundi hari ibya bagukubise umuntu akaza kukumva mubabariye mu byanshinja byawe ntabwo byungwa hari ibya bitungwa muri background imbere ibihumbi 100 baro yabihaye ariko rero numbaza ariyo mutari ariko yarajunje nyine ameze nk'intuza n'uyerwa yakubise uyu yakubise uyu Tito yaramukubise amaze kumukubita ava aho ngaho yaramukubise ngo ajyanywe n'abantu ajyanywe n'ubyo afite ahure na Patrick amujyana mu rugo banyimugije mu rugo umugore atahasaga umugabo araryamye ati ni kagacupa gashobora kwa kamufashe kumba umugabo ari muri koma ntabasha no kuvuga yakubise haza mushiki wa Tito abaturage bamuhuruje aza kureba ibyo ari byo asanga araryamye guke kuko abantu baje kumuryamisha bamuryamishije ahantu hari igisebe ku buryo umuntu uzi kumureba wese atagaragara ko ari ikibazo afite bagira ngo arasinziriye mushiki we yeguye ubwenge nawe ubwo buramwica asanga afite igikomere ngo baramutoboye cyenda kugera imbere
urumva nyuma yo kumutobora no umugore nawe wese amenya ibyo ari byo kubi nandi kumwe n'umuntu nkajya no gusinzira no kuvuga atari ishoboye kuko n'abatanze ubuhamya Tito nawe uba wumva asubiramo ibyo abaturage bamuzanye n'ibyo bari kumwe bavuze ntabwo byibuka neza kuko yaramuhamije pe yaramije ku rwego rwo hejuru ngo n'igipfuko mwakibonye tuvuga ku mugara telefone umugongo yarawuvunnye urumva ibintu byose byaragize ari bitaro bya Nyarugenge niho yari twavuga ngo umugoro bari ati nari naratanga na mituweli ubu nureba nk'iyi icyiciro cyo mituweli cya kitaragera nari kwitanga ubu yaba ari nka mbere tukibaza abayobozi twari kubaza gitifu w'umurenge ariko ubu ngo Neema Claudine akaba ari nayo mpamvu ndidekaraye bene izi nkuru tubaza igitifu nese we tuzajya tubaza igitifu ntabwo yemerewe kuvuga tuzatubaza polisi kuko polisi yo bi mu nshingano zayo kandi yo tunayishimire iduha amakuru twabajije polisi impamvu uko ntabwo ari ubwa mbere umugabo yarajyanwe kesi nk'ingi kujya kubaza bakubwira ngo jya kubaza umuvugizi w'umujyi wa Kigali abaturage bari gukubitwa gutya abandi bicare mu ofisi bari kwigendera mu modoka zira modoka rega n'abaturage bazibagurira n'abaturage bazibagurira hanyuma bazibagura kugira ngo bacunge umutekano ahubwo bakawuza bakagotembera muri kaburimbo uyu muturage Tito iyo hataba gutabarizwa n'itangazamakuru Tito ntabwo ari gukomeza kuborera mu rugo n'ubundi inzego nyinshi zabimenya ariko itangazamakuru ryamaze kubimenya bamaze kubivuga batangiye kuvuga ngo ujyo nibwo bafashe urumva Tito nta bushobozi yari afite aho yari arembeye mu rugo hanyuma baritanguranyijwe bafata ya modoka y'umurenge abaturage baguze bari bamutwaramo bamujyana kwa muganga iriya bajya batwaramo abazunguzayi bamugejeje aho bita Portugal abaganga bati wapi umuganga ntabwo ari hano muramutuza umutwe baye gutse gutubigenze gute bahita baza ku bitaro bya hehe bya Nyamirambo bya Nyarugenge ariko kugeza n'ubu ngubu arimo arataka nta bushobozi afite kandi wamukomerekeje afite ubushobozi avuga ati umuryango wubayeho neza mu gihe uwanjye nari magana ndi gufasha uri kuburira mu rugo nta kintu ari kubona inzego z'ibanze gitifu w'umurenge gitifu w'akagari ka Gasharu umuyobozi w'umudugudu wa hariya bose iyi dosiye bari bayizi ahubwo bose ku mpamvu za migodoro tuvuga ngo ahantu hateye kugaragara cyasha kuko ngo nta mutekano muke uhari baragenda bakaryama kuri uwo Patrick bari bamumaze w'igihe hari n'undi mugabo nawe turaza kuzareba bambwiye ngo kubita abaturage hariya mu murenge wa Kigali nawe barabimbwiye hariya ni Norvege nawe biransaba yuko dukomeza gukurikirana tukavuga n'abaturage baho tukazajyayo tukareba ese ibi bintu abantu bigira ibihazi kandi ubu nujya kureba uzasanga bajyana umuntu muri transit basanze arimo kwicururiza hariya mu miduha akaba aribo bafata bakajyana muri transit igikondo kwa Kabuga nubwo wavuga ngo ntitubivuga ariko ngenza mbivuga bajyanye urimo kugerageza kwishakira imibereho hari ahantu ujye wingigesera kuhavuga uretse se bajyanye urimo kugerageza kwishakira imibereho umuntu nk'uyu sibo bavuga ngo hajyaye ngo abantu barimo kubuza umudendeza abaturage none se uyu Patrick uyu Claude uyu nguyu kuko urumva ni ukuvuga ngo usanga bajyanye kuko ibyo byose ibi bikorwa ntabwo bitangiye vuba ahangaha oya hashize igihe kandi wumva agenda akagaruka aragenda akabatanga mu rugo agahita aza wundi wese akamubika ku ruhande babunga 400 bigatanga nk'uyu Tito baramukubise bamumena umutwe hanyuma ahantu ngo hamenetse amaraso abaturage barabati ahantu ko twabonye bose byagenze bite ntibamenye byari hanyuma ba Patrick bashaka kuyobya uburare ngo ni umuntu hanyuma twari twanywereye ngo inzoga y'icyuma arahakandagira icupa ramutema abonye kutari ngombwa ahita yigenda ariko niyo maraso ngo yahagize kumbi ni umuntu bahameneye umutwe gutya bagira n'uhari mu kwa mukuru bamujyana iwe ageze iwe kubera kutavuga araharembera niyo mpamvu uriya mugabo ni nahamana uko yarembegeye mu rugo atabasha kuba ataje gusobanura ikintu yabaye so ubwo iyi ngiyi nshatse twavuga ngo tube tuyisubikiye aha ariko ubwo turakurikira turebe ibyo ari byo abaturage batangaje byinshi banakurikira imbuga nkoranyambaga zacu turi buze kugenda tubishyiraho babireba turacyari ku rugomo mu mujyi wa Kigali bahita badushyiriraho indi nkuru Indere ntabwo hanyuma umugabo agasiba undi ngo ibigango byose waba ufite abagore bafata ku ngufu nkawe niba kuri gutambuka rwose
barijogoza ahubwo ubwo twizere ko abanyura bagenda bambaye noneho urahaca wisanishwe byo kugira umusirimu ngo nta kwambara umwenda w'imbere aho ngaho umujyi wa Kigali bimeze bite ko twitaye ku isuku umutekano turawibagirwa